hari haciye iminsi ntavuga kuri Israeli, ariko hari ikintu nabonye abanyamisiri Egiputa bari kuvuga muri no minsi tugomba kuganiraho. Uyu munsi tugiye kuganira kuri Egiputa, Misiri, abenshi twita Misiri, ikaba rero ifitanye isano na Israeli. Reka tuze tubirebe uko bimeze. Mu minsi ishize nababwiye ku bwoko bwa Israeli, ubwoko 12, bavuga ko ubwoko 10 bwabuze, ariko mbabwira ukuntu Imana izabugarura mu gihugu cyabo. Rero nibwiraga ko twese duhanze amaso ku bwoko bw'Imana, uko buzamenyekana, ko bizaba birangiye. Iminsi 3 ishize nasanze tugifite inzira ndende. Kubera iki? Icya mbere, bari abantu bari muri Egiputa bari kuvuga ko ngabirabura bari kwitira mu bwoko bw'Imana, cyane cyane ngo bakitirira Egiputa, bakitirira Misiri. Ngabirabura bari kwiyitirira Egiputa, abirabura ngo biyitirira Egiputa. Ngo kuko ngo kirane igihugu cyabo, ngabakurambere babo bakuriye hariya, ngo bari abanyamisiri bari hariya, ngo nibo bwoko bwabo bwahozeho muri kiriya gihugu kuva kera na kare. Ariko se niko bimeze? Reka turebe ukuri kwabyo ni ukuhe. Wibuke narabikweretse mu gitabo cya Ezekiel 39, Ezekiel 39, narabikweretse nkwereka ukuntu Imana yakunze Egiputa cyane, ikayikundwakaza, noneho ikaza kubarekura kubera ibigirwamana batangiye gusenga. Ukuntu yabavanye muri Egiputa irabagarura, imaze kubagarura ibatuza mu majyepfo ya Egiputa, Misiri, bakaba bahatuye nk'ubwoko busuzuguritse. Ibyo narabikweretse nkwereka neza ntashidikanya, kubera uko nabyeretswe ko ubwoko bw'abanyagiputa bwa Misiri barabirabura bidasubirwaho nk'uko tugiye kubibona. Ikintu rero gitangaje nuko bari abantu bari muri Egiputa bavuga ngo impamvu abirabura bari kwitirira ubwoko bwa Misiri bwa Egiputa bwahozeho kera, ngo ni ukubera kutagira ubwoko, kutagira irangamuntu, kubera ko bataye ubwoko bwabo batazi abari bo. Icyo ni ikibazo gikomeye, ariko tugiye kubyinjiramo turebe impamvu babivuga, kandi n'utwerekane ko uko ushaka guhisha ibintu niko wishyira hanze. Nuko nabivuze, numvaga ko amaso yose tugomba kuyahanga kuri Israeli, noneho tukumva ko Misiri na Egiputa bizahita byikora kuko tuzaba tumaze kumenya ubwoko bw'Imana ko ari Israeli. Nasanze rero tugifite inzira ikomeye, kubera ko bari abantu bari muri Misiri, bari muri Egiputa, bari kuvuga ati no, nta mwirabura wabayeho muri Egiputa, twabonye turi hano uko tumeze, ariko tuzi igihe bahagiriye. Bari abantu bari muri Egiputa bahagiye muri 600. Muri 600 nibwo bageze hariya, ubwo Abarabu bateraga ibice byose n'umurengerazuba bw'isi, bakaza no muri Afurika, ariko ubona bafashe buriya butayu bwose kuva kuri za Maroko ukagenda ukagera hehe kuri za Egiputa ya hejuru, niho bahafashe. Uko bahafashe nabyo nabikubwira, kuko baje bakurikira ubwoko bw'Imana, bahiga ubwoko bw'Imana, noneho bagarukira muri abice kuko batangiriwe n'amashyamba. Ibyo n'ibindi nabyo dushobora kwinjiramo tukabisobanura, ariko igitangaje reka turebe ukuntu bari abanyamisiri bari kuvuga ngo bari kurwanira cyo gihugu cyabo, ahubwo bagiye kwishyira hanze, kuko tuzi neza ko ntabwo buriya bwoko bw'Abarabu buri hariya ari bo bahoze hariya. Reka ngo rero urugero batanga, baravuga ngo twahoze tumeze kuriya kuva na kera na kare. Noneho reba hasi aho, niba abakurambere babo aribo bari hariya muri kiriya gihugu cya Egiputa, Misiri, ese noneho Sphinx uyisobanura ute? Ni gute usobanura Sphinx? Biriya bibumbano bakoraga byerekana uko ubwoko bw'Imana bwari bumeze, amazuru b'ikibazo. Noneho kuki ari amazuru bayavanyaho, niba koko barabakurambere babo barahisha iki? Biriya bintu rero byakozwe na Napoleon wari Umufaransa, kubera ko yabonaga amateka y'ubwoko bw'Imana n'abanyagiputa Misiri bugaruka, niwe watanze itegeko ryo kuvanaho ariya mazuru. Napoleon
wo mu Bufaransa niwe watanze itegeko y'uko zira Sphinx bagomba kuzicara amazuru kuko zerekana ko ubwoko bw'Imana bwarabirabura, cyane cyane no abari mu Misiri Egiputa barabirabura. Urumva rero ko ibyo bintu birebye ubwawe wahita wibaza kuki babiciye amazuru. Nanjye kera ntarabyumva, ntaramenya gihamya, ntarabona gihamya, nabonaga ko bari abarabu ari mu bwoko bw'Imana, ariko uko ugenda ubyinjira mu byumva, none ugafata na Bibiliya muri Ezekiel 39 bakakubwira uko bahavuye, ko bagarutse bakaba batuye mu majyepfo nk'abantu byanyu abirabura, byose bigaragaza neza nta gushidikanya ko ubwoko bw'Imana bwamye buri muri Israeli, noneho n'abandi bari muri Egiputa. Abanyagiputa nabo bari ubwoko bwavuye kuri Ham, nabo bari muri Afrika bari abirabura. Israeli yari abirabura, Egiputa yari abirabura. Umuntu ashobora kwihakana nabimwereka cyangwa se akareba izindi video nagiye nkora, akareba ko ubwoko bw'Imana n'Abanyegiputa bose bari abirabura bidasubirwaho. Nkunda kuvuga ku myaka magana ane, imyaka magana ane irashize, imyaka magana ane irashize, Imana yaranditse ngo icyo gihugu muzakijyamo mumare imyaka magana ane, none ukuri gutangire kuze hanze. Ukuri kuze hanze rero kuko Yuda, nkuko nabikubwiye, Yuda yo iri muri Amerika, ni bari abirabura bari muri Amerika bamaze imyaka hafi magana ane. Niyo mpamvu ubona ukuri kuza hanze. Ukuri rero kuje hanze, abantu bashaka kukurwanya, byanze bikunze haboneka abashaka kukurwanya kugira ngo kudasohoka. Nawe ibaze, bari abantu bari muri Egiputa bahakura imyaka n'imyaka, ntibazi wenda iyo bavuye, bamwe muri bo cyangwa se abandi barabizi. Ibaze noneho ukuntu bizagenda igihe n'ikigari Imana ikavuga ati mbavanyemo ndabasohoye mugere mvuga igihugu. Ni ukuvuga ngo uko barushaho kurwanira kiriya gihugu bavuga ngo ni icyabo, bazana ingero, bazana ibisobanuro, niko barushaho kwishyira hanze. Niko Imana rero ikora. Imana ukuntu ikora abantu benshi batayumva, irakureka ukishyira hanze ukisenya. Wibuke negeze kubabwira ko kugira ngo ibihe by'imperuka bize, satani agomba kwisenya. Satani agomba kwisenya, niko bizagenda. Nta muntu n'umwe ufite ububasha cyangwa ufite imbaraga zo kuzashyira ukuri hanze, byanze bikunze ntibishoboka. Satani uko arushaho kugira ngo ahishe ukuri aho abantu amaso ntibabone, niko agenda yishyira hanze. Niko Imana ikora. Imana uko ikora ntabwo ijya kwirwa yirushya irashaka ibintu byinshi cyane, irakureka ni weho wisenya ubwawe. Imana ishobora kuguha ingufu ikagumisha ikaguha byose, ariko iba burya yakubwiriyemo ikakubwira ati nugira gutya bizakubana isosi umuceri uzameneka. Niko bigenda. Egiputa rero nayo uko iza iburana ivuga ngo nta mwirabura n'umwe wegeze aba muri Egiputa muri Misiri kuva na kera na kare, niko bishyira hanze kuko ukuri turakuzi, ukuri kumaze kujya hanze. Kandi n'abantu benshi batangiye kubisobanukirwa mu ijambo ry'Imana. Ubisomye neza ugasoma umurongo ku murongo, Ezekiel 39 yifate uyisome. Imana ivuga ukuntu yakunze Egiputa, bakanga kumva bakajya mu bigirwamana, bajya mu bigirwamana Imana ikabarekura, uko yabatatanyirije hirya no hino mu mashyanga, uko yabagaruye, none ikabatuza hepfo mu majyepfo nk'ubwami busuzuguritse. Ibyo bintu narabiberetse, uko Imana yabinyeretse kugira ngo mbirebe. Narabirebye ndatangara kuko nagiye kubona mbona mu majyepfo ya Egiputa haba Abanubians bahatuye n'ubwoko ubwami busuzuguritse nk'uko Imana ibivuga neza muri Ezekiel 39. Bariya rero barabu barabizi neza ko babayeho mu binyoma, mu kubeshya, bafata Afrika barayigarurira, ariko byanze bikunze ikintu nabonye nageze kwibwira ngo ukuri gushobora gusohoka hanze nyuma y'imyaka 10. Ukuri niko nibwiraga ko kwasohoka hanze inyuma y'imyaka 10, ariko nasanze na nyuma y'ibinyejana ukuri kuza hanze byanze bikunze. Urabona abantu benshi bazi ko bari bari haruguru bireba ari byabo, ahubwo se bizagenda gute ko bazahava?
kandi nabo barabizi. Hariho nigeze kubaza umwe muri bo ndabaza se mwavuye he ko mbona hariya muri Afurika ruguru ari Abarabu ahandi akaba ari abirabura gusa, byagenze gute mwavuye? Arambwira ngo ntabwo mbizi, ariko nabonye kambeshye kuko wabonye ko ndashe nko ku kibazo kitabazwa na buri wese, kuko utabyumva neza ukuntu buriya bwoko bwageze hariya ruguru bw'Abarabu ntawe ushobora kumenya ibibazo Afurika ifite nuko byagenze no kugira ngo imperuka izaze. Burya mu buzima hari ibintu biba ntitumenye impamvu bibaye. Imana burya iduha ikimenyetso. Imana iduha ikimenyetso. Nge iteka ibintu bibaye ndashiroza nkareba impamvu bibaye. Hari imikino y'umupira imaze iminsi iba muri Afurika. Kongo niyo yatsinze Egiputa, Misiri. Ikimara kuyitsinda naravuze ni iyihe message irimo. Message nge nabonyemo nahise mbona ko bari abanyegiputa Misiri barangiye biri kugaragara. Kandi muri video ndandi gukora none abantu benshi batangiye kuvuga ko batangiye kubona ko Kongo n'ibihugu bishyamikiye hejuru bishobora kuba ariyo ya Israel nya Israel. Impamvu ni nyinshi, reka ngiremo muri make. Nuko niho hari ari ya mabuye yose y'agaciro y'ubutunzi tubona tubwirwa muri Bibiliya ko icyo gihugu cyari gikungahaye ku mabuye y'agaciro. Icyo gihugu cyari gikungahaye ku mabuye y'agaciro, gifite inyamaswa z'amoko yose. Hari ahantu mu butayu bashyize Israheli, bavuze ngo ni Israheli, bitubizi, ariko ndaza kwivuga muri video ikurikira nabyo turebe uko byagenze. Niyo mpamvu rero bari abantu bari muri Egiputa barabizi neza ko umunsi batahuwe ko atariho kiriya gihugu kigenewe, atariho nyiragihugu, nta hantu bazajya he? Nuko Imana ubikora bazava nyine ko basenyutse, kuko bahamaze imyaka n'imyaka barahise habo, kandi bamaze kuhita habo. Ni ukuvuga ngo uzi Egiputa ukamenya ati Misiri ni bande, uzaba uzi Israheli. Ni ukuvuga ngo Israheli rwanda kugira ngo Egiputa itagaragara ati ni bande. Ari nayo mpamvu ubona Israheli ishaka gusubikira bari abantu bose bari muri Palestina ngo bajye muri Egypte. Urumva ko bari abantu bavuye muri biriya bice bya za Israheli aho biri na za Palestina, ubu niko bagiye baza muri bihugu bya Egypte, Egiputa, za Algeria, za Libya, za Maroc, za Tunisia. Niko byagiye bigenda, uko byagiye bikura. Nabyo tuzabivugaho. Wibuke byabaye mu myaka 600 nyuma y'ivuka rya Kristo nibwo bahageze. Urumva ko nta gihe kinini bahamaze. Kuba rero bavuga ngo kiriya gihugu cyari cyo kuva cyane kare, Sphinx urabibona ko irabyerekana neza ko abantu ba kera bari abirabura bidasubirwaho. Ngayo uko rero uko dukomeza tureba ngo hari intambara izi icyo bigamije byose no kugira ngo kuri kuze hanze. Ariko uyu munsi ngira ngo twibanze kuri Egiputa iri kurwana ariyo Misiri, kugira ngo tutamenya abantu benshi batamenya ko barabirabura bari bahatuye. Urumva rero abantu bose bamaze kumenya ko Egiputa yari abirabura. Ikibazo gikurikira, bariya bahari bavuye he, ni bande? Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.